ibyo byose ariko perezida tufite amakuru ko mugomba kuba mwatanze lisite bitarenze tariki 15 n'ejo kuwa gatandatu. Abo bakinnyi babiri murizera ko mushobora kurara mubatangaje ku buryo ejo bazajya kuri lisite bazakina confederation? ngira ngo igisigaye ni ukubatangaza, naho ibindi byose by'ingenzi byarangiye, ku buryo kubashyira muri lisite ya bagenzi babo ababishinzwe barimo barabikora, ariko igisigaye ni ukubamenyesha abakunzi ba Rayon Sport, nabo ni amasaha twabamenyereje dutegereje, naho ibindi byo byose byarangiye. Perezida, hari amazina twabonye ari kuvugwa muri abo bakinnyi muza gushyiramo muri ibyo bishyitsi, cyane cyane mu kibuga hagati. Twe twabonye umurundi witwa Mukono Eldinho nawe akina mu kibuga hagati. Wenda ayo makuru hari ishingiro yaba afite ko ari buza gutangaza, cyangwa no kutubwira igihugu wenda ibyo bishyitsi biraza kuvamo? Nabonye nyine itangazamakuru ni byiza yuko mushaka amakuru, ariko mu bakinnyi batangajwe hari abari hafi yabo ariko ntabwo ari byo. Dufite abakinnyi baturuka muri Afrique de l'Ouest ndetse no muri Afurika hano, bamwe mu bakinnye kafa niho twarambagije cyane, kuko ari abakinnyi twagize umwanya wo kureba, ariko harimo n'abandi bashyashya. Ni muvumba y'umwe mbyewe. Hanyuma perezida, hari amakuru amaze iminsi avugwa yuko namwe mushobora kuba mwarashimwemo abakinnyi. Ngo hari amakuru cyane cyane, reka tugaruke kuri Jingale, bivuga ko ekipe ya Al Hilal yaba yaramubengutswe. Haba hari ibiganiro hagati y'ama ekipe byabaye, haba hari icyifuzo wenda baba baratanze wenda mukagisubiza inyuma, cyangwa se mukaba mukigikonsidera kukiganiraho. Muduha amakuru kuri iki kintu cyakomeje kuganirwa perezida. Nta makuru nyine abantu bavuga, ariko twebwe nta cyifuzo, nta busabe twabonye, nta kipe n'imwe iratugezaho ubusabe, uretse ko n'uwatugezaho ubusabe ukurikije inzozi dufite imbere haba hakiri kare cyane. Proje yacu ngira ngo nk'uko Rigani yabivuze, ni proje ifite indoto zigeraho cyangwa zirengaho aho ngaho abo bifuza abakinnyi bacu batekereza cyangwa bari. Ubu rero abakinnyi bacu tubafite bose, kandi muri liste turi butange bitarenze ejo abo bakinnyi bose barimo, nta mukinnyi n'umwe turarekura. Perezida, biragaragara ko bitabaye ibyanga Rayon Sport ko yitwaye muri Sekafa ifite n'amahirwe yo kwinjira mu matsinda ya CAF Confederation Cup, dukurikije tombora mwagize, nubwo nari amakipe nyine bafite ko yitwaye mu bihugu byayo. Mu bakinnyi bavuze numvise utavuzemo Rutahizamu wakomeje kuvuga hagati cyane. Niba ntibeshye haba harimo na Rutahizamu muri buzane, niba ntabyumvise nabi? Muri babiri basigaye harimo umumediateri cyangwa se umukinnyi wo hagati na Rutahizamu, ngira ngo mwarabibonye. Kameni n'abandi bataka dufite bakeneye indi profile. Wenda nkawe Rigani urabyumva neza, profile dufite abatoza bagaragaje ko dukeneye indi profile ikina imipira yihuse imbere y'izamu. Ubwo byose ni muganira n'abatoza bazabibasobanura neza, ariko bavugaga yuko hafi ya Kameni hakeneye undi muntu mudahusha imbere y'izamu. Uwo nawe rero ndumva twamubonye, kandi ni profile niyuzuzanya na Kameni bizaba ari urundi rwego. Ubwo hakaba hari na ba Mubaraka, hakaba hari na ba Sumani. Murumva yuko mu gihe twajya mu mukino myinshi tuzaba dufite squad ihagije cyane. Hari amakuru navuga kuri mwe aracyari nk'ibihuha, ariko ndashaka kumva aviyanyu, nubwo wenda mutarabona ibaruwa igira ikibabwira. Amakuru avuga yuko Super Coupe hari kugenda harebwa niba yakwigizwa mu kwa mbere. Amakuru avuga ko hari
ibiganiro bikomeje nyine hagati y'umukeba na federasiyo. perezida ntuze kunsubiza cya gisubizo abantu benshi bahita bavuga bati twe turabyumvira gutyo mu bihuha turacyategereje. Ese mu gihe Super Coupe yakwimurwa igashyirwa mu kwa mbere, Rayon Sport mwe mwiteguye kwa mwategereza icyo gihe cyangwa mwayiboyikota mukavuga muti ubwo bitwiciye gahunda natwe twari twarapanze? Mwe Super Coupe muyiteguye gute mu magambo magufi? Ese haramutse habayemo impinduka mwiteguye kubyakira? twebwe ferwafa tumenyesheje amatariki tuyashyira muri gahunda muri plani yacu ku buryo iyo batabitume biramutse bihindutse byaba bitwiciye plan. Twagakwiye kuba twarahashyize indi mikino twifuzaga gutegura kampu hanze y'igihugu kugira ngo tujye kumenyera n'imikinire yo hanze y'ubutaka bwacu. Ntitwabikoze. Ikintu cya mbere ubwo twavuga ni uko hari igihindutse byaba bitwiciye gahunda ku buryo kubishyira mu kundi kwezi biba binatakaje umwimerere w'igikombe. Ubundi si nzima ahantu hose Super Coupe ni umukino ubanziriza shampiyona. Rero biramutse bikozwe gutyo yaba yiswe wenda turunwa yindi, ariko niba ari Super Coupe ikwiriye kubahiriza gahunda kugira ngo ikomeze igire rya reme ryayo n'umwimerere wayo. Twe rero nta kundi nyine ubwo byaba bigenze gutyo twareba uburyo twajista porogaramu yacu, ariko kubishyira mu kundi kwezi natwe twazabyigaho tukareba niba bishoboka, kuko niba dutekereza gukina shampiyona tugakina igikombe cy'amahoro tugakina za match za CAF Confederation ugashyiramo andi mamace, buriya biba ari ubunyamwuga butari bwinshi. Kandi twizera yuko federasiyo yacu na Rwanda Premier League ari abanyamwuga. Turabasaba yuko gahunda baba bahaye abanyamuryango twajya tuyubahiriza. Ariko rero hirya y'ibyo twebwe turiteguye. Izi match turazifata nk'izidufasha kwitegura, ariko ni match dushaka yuko zidufasha mu bushobozi, ko nk'uko nabivuze umufatanyabikorwa waje muri iki gikombe agashyiramo ingengo y'imari, niba yizane nyine abantu tuyikinire tuyihatanire. Rayon Sport ni ekipe yirwanaho ishaka mikoro muri prize money tubona. Turamutse dutwaye ibyo bihembo bishobora kudufasha gukemura ibibazo dufite ndetse no gukomeza kwiyubaka. Ese mwe ko mutarekramye cyangwa mwe mwakiriye nyine ko Ferwafa ari itegura amarushanwa, Super Coupe ubusanzwe yabaga ari amakipe abiri perezida, ejo bundi tubona bayane. Hari n'abavugaga bati naro yari yiteguye kwandika ahubwo igira ikibona umukeba aranditse leti tuyo twandika byari kwitwa ibindi, ati mugize neza ko ari mwe mubyivugiye twereka tubivemo. Mwe ibyo kuba yarabaye amakipe ane ubwo match zikiyongera zikaba ebyiri aho kuba imwe nta kibazo mwe mubifiteho? Twebwe ni ikintu cyose kizana amafaranga rwose turi open kandi kigateza imbere na siporo, kubera ko amakipe abaye ane bizamura kompetisiyo. Urumva tuzaba dukinnye match ebyiri zikomeye, turamutse dukiniye tugatsinda kuri polisi tugakina tugatwara igikombe, birongera umubare w'imikino mu maguru y'abakinnyi bacu. Ariko twe turanabibona nka business. Umuntu wese uzazana igitekerezo cya business ariko kitica umwimerere wa siporo, twe turi tayari. Uvuga ko twari kwandika rwose ntabwo ariko bimeze. Twebwe tugengwa na Ferwafa mu birebana n'umupira. Igihe hari igitekerezo cyatekerejwe kikaba gifitiye inyungu Rayon Sport mu buryo bw'imikino n'ubw'umupira, twebwe tureba inyungu za Rayon Sport mbere y'ibindi. Hari bisi rero abareyo bari kuvuga bati Beka nk'umufatanyabikorwa ngo yiteguye kugurira ikipe bisi, abandi bati na Airtel nayo irashaka kugurira Rayon Sport bisi. Haraho zatebye akaba atari ku rubuga rw'imikino mwe ntimwashaka ukuntu mwikusanya namwe mukagurira ikipe bisi. President ngo bisi zabaye nyinshi mwabuzaho muzikwiza, bimeze biti bya bisi tutarakira yacu y'urubuga rw'imikino? Zibaye nyinshi byaba byiza kuko dufite ekipe y'abagore, dufite ekipe z'abajene z'abatoya, dufite na Rayon Sport y'abagabo. Bisi niziba nyinshi buri kipe izagira ekipe yayo, kubera ko izo ekipe n'ubundi tuzikodeshereza amabisi.
nk'ubu dufite bisi itwara abahungu, dufite bisi itwara abakobwa, buri wese uzayizana tuzayakira, ariko abo bafatanyabikorwa bose turi mu biganiro duherukana na Airtel muri iki cyumweru gitangira, ni uko twahanye iminsi 45 nyuma y'ibiganiro twagiranye, ariko n'ibiganiro bya bisi na beka, kuko beka ni uburyo murumva dufite ekipe y'abakobwa ikomeye, murabizi tugiye no gukina sekafa, kimwe muri bya byumweru, muri cya cyumweru cy'abashampiyon, abakobwa nabo turashaka ko bikonfirma nk'abashampiyon ba sekafa. Bazakina ku itariki 21, ubu bari muri camp kuri hoteli ya Ferwafa, niho bakorera camp. Turifuza yuko iki gikombe nacyo gisigara hano mu kwa 11 byazakunda Champions League yazabera hano y'abagore nayo tukayikina. Abo bose rero bakinira transport ya buri munsi, ko hari ubwo ikipe imwe yakinnye n'indi yakinnye, ku buryo ufite bisi ebyiri rwose, abagabo n'abagore bose baba bagenda neza nk'abashampiyon nyine. Hanyuma perezida, ku munsi w'ejo umukinnyi witwa Niyonzima Olivier Seff yagaragaye kuri Federasiyo y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda mu masaha y'isaa 4, ngo nta kindi cyari cyamujyanye, yari yagiye kubazaho dosiye ye yo kwishyuza ekipe ya Rayon Sport igeze. Aravuga ko mu murimo miliyoni 6,100,000, akavuga yuko ngo mwari mwamwemereye kuyamuha nyuma ya Rayon Day. Ibya Rayon Day bivaho, bivugwa yuko ngo mwongeye kumuha nyuma ya Sekafa ngo yongeye kubabaza ngo abura igisubizo. Kese ya Seff imeze gute kuri ayo mafaranga? Ariko natubwire n'ibya Kuyate utari kugaragara mu myitozo, nawe biri kuvugwa yuko ngo mwaba mutakiri kumwe, bimeze gute? Okay, ubundi uyu mwaka twagize ibibazo byinshi by'abakinnyi. Mwabonye case nyinshi twagize muri CAF na case twagize muri Ferwafa. Ni case z'abakinnyi bagiye baturega, bamwe bagiye, abandi bari bagihari, twatandukanye. Zari case zifite agaciro kagera muri miliyoni 97. Uko ubushobozi bugenda buboneka tugenda dukemura imwe ku yindi. Abareyo barabizi, namwe murabizi ko amikoro yacu tuyakura muri match mu bafatanyabikorwa. Hari zimwe twarangije, case za Bandafe, abitwa ba Diaro, murabizi. Case ya Kuyate nayo yari yageze muri FIFA, ariko ubu yarashoje. Nk'itana nababwira yuko twasinye amasezerano yo gutandukana ku bwumvikane, kuko yatwerekaga yuko tabona umwanya wo gukina uhagije. Hari natwe ibyo tumugomba, turicara mu buryo buri amicable cyangwa se bw'ubwumvikane. Umunsi w'ejo twaratandukanye. Ibyo bikaduha amahirwe yo kuvuga ngo abandi nabo tubona bashobora kuza kutwongerera imbaraga, bashobora kwinjira. Ikibazo cya Seff rero kiri mu byiciro cy'ibibazo nk'iby'abandi. Buriya dufite ibibazo n'abakinnyi benshi batari barahawe recruitment zabo